wari uzi ko gukoreshwa nabi kwa vacances gushobora gutuma umwana yangirika nawe ukangirizwa mu buryo bukomeye. Ariko nanone mu gukoresha vacances neza ushobora gutunganirwa kandi bikaba intandaro yuko umwana wawe avamo umwana ukomeye, umwana ufite gahunda. Ubu ibyo rero ita kuri ibi bintu bitatu muri no vacances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbifurije rero kugubwa neza aho muherereye hose, by'umwihariko abana batangiye vacances. Hari hashize igihe kinini cyane tutavuga ku byerekeranye n'abana bacu, ariko muri aka kanya noneho nicyo gihe cyiza cyo kubarebera, cyo kuganira nabo no kubaha akanya. Muri aka kanya rero ndagira ngo tuganire ku bintu bigera muri bitatu bishobora kudufasha mu gutunganya abana bacu twifashishije ibi biruhuko bagiyemo. Mbere na mbere ariko wari uzi ko gukoreshwa nabi kwa vacances gushobora gutuma umwana yangirika, ariko nanone mu gukoresha vacances neza ushobora gutunganirwa kandi bikaba intandaro yuko umwana wawe avamo umwana ukomeye, umwana ufite gahunda. Ubu ibyo rero ita kuri ibi bintu bitatu muri no vacances. Ikintu cya mbere, ntukemerere ko umwana wawe aryamira. Ibi bituma umwana umunsi we wangirika bitewe nuko yari amaze igihe amenyereye kubyuka kare, azi ko afite amasomo, ariko ubwonko kuba nta kintu buzi ko bugiye gukora bituma umwana umwanya awupfusha ubusa, ahubwo noneho n'ibyo agiyemo bikaba nta mumaro. Ubwo ibyo rero agomba kujya abyukira igihe, by'umwihariko na mbere ahubwo akabyuka agasarira ku gihe, kubera ko iswala ni ngombwa no kuruta ishuri. Iswala ni ngombwa kuruta ishuri nk'uko twabivuze muri video yabanje, ishobora no kumufasha ahubwo noneho n'ishuri kurikorera ku gihe. Ikindi, umwana muhe responsibility, muhe inshingano, uturimo two mu rugo, gutunganya mu cyumba cye, mbese agire ibintu yitaho kugira ngo bibe bimeze neza. Ibi nabyo bizamufasha muri gahunda ze no mu mikurire ye. Ikindi wamufasha, nyamuneka mutoze gusoma igitabo. Abana bato ubashakira agatabo keza bakwiga kakabafasha muri gahunda zabo, kandi burya umuntu usoma ibitabo arasobanuka. Abahanga bagaragaje ko umuntu usoma ibitabo ubwonko bwe butekereza vuba kandi akagira umuco mwiza. Babigereranyije nk'abantu ubwonko bwabo bukora cyane kurusha abandi. Batanga urugero, iyo uri kureba filime ubwonko buba bureba ibiri kuba, ariko iyo uri gusoma igitabo ubwonko buba bukora amashusho, butekereza ishusho y'ibintu ari gusoma, bigatuma rero bukora cyane, hanyuma noneho bukarushaho kwaguka. Buriya abana basoma ibitabo, ngira ngo tuzagenda tunabigaragaza, abana basoma ibitabo batandukanye kure cyane n'abadasoma ibitabo. Umwana wawe rero mutoze gahunda yo gusoma ibitabo, nibinaba ngombwa umushishikarize, nibinaba ngombwa ufate n'igiceri ugende umugurire igitabo agisoma kirangize, bizatuma umwana wawe agendera kuri gahunda. Naho ubutaha rero muri izi gahunda, wabillahi tawfiq.